Itandukaniro ku ndwara 6 z'umutima. Ubusanzwe kuvuga ko umuntu arwaye umutima abisobanurwa n'ibibazo byose bishobora kwibasira umutima n'ibiwushamikiyeho byose. Icyo gihe harimo ibibazo byibasira udutsi duto dutwara n'utuzana amaraso mu mutima cyangwa se ibindi bibazo ku mutima ubwawo. Ku rundi ruhande kandi bisobanurwa n'ibivukanwa, congenital heart disease. Ni kenshi uzumva abantu bavuga ko uriya muntu arwaye umutima cyangwa se yahitanywe n'umutima, ariko ibyo abenshi batamenya ni uko umutima ushobora kwibasirwa n'indwara zirenga 20. Hari aho uzabona bakoresha amagambo mu Cyongereza bati heart disease cyangwa se cardiovascular disease, byose bivugwa kimwe. Bityo muri iyi nkuru tugiye kureba muri make indwara zibasira umutima. Mu gutangira, inkuru nziza twatangiriraho ni uko indwara nyinshi zibasira umutima zishobora kwirindwa. Aho uko bigenza ni uko uhindura imyitwarire y'uburyo ubaho mu buzima bwawe cyangwa se kwivuza. Akenshi indwara z'umutima zituruka ku kibazo kizwi nka atherosclerosis. Atherosclerosis ibaho igihe habayeho kuziba cyangwa kwifunga kw'imijyana arteries bitewe n'ibintu biba byihagitse muri iyi miyoboro plaque. Mu gihe hari ibiri muri iyi miyoboro bituma amaraso adatembera neza, bityo amaraso akipfundika blood clot, bigahagarika gutembera kwayo, bikaba byateza guhagarara k'umutima heart attack cyangwa stroke. Uko imiyoboro igenda ifungana niko bibuza amaraso gutembera uko bikwiye mu mubiri. Mu bwoko butandukanye bw'indwara z'umutima, iya mbere ni congenital heart disease. Ubusanzwe iyo umutima ukora neza, amaraso yanduye ntashobora kwivanga n'amaraso asukuye. Icyo gihe kandi kuri buri kumba k'umutima hagiye hariho umuryango valve wohereza amaraso ahandi, ariko udashobora gutuma agaruka muri bo. Izi ni indwara zivukanwa, bisobanurwa mu buryo ko ari umutima uba uteye nabi. Ubusanzwe umutima ugira ibyumba 4, harimo ibyumba 2 byitwa ventricle ndetse n'ibindi byumba 2 byitwa atrium. Igice cy'ibumoso hanyuramo amaraso arimo oxygen, ariyo maraso asukuye, naho iburyo hakaba amaraso atarimo oxygen, ariyo maraso yanduye agiye gusukurwa. Hari igihe rero haba umwobo hagati ya ventricle y'ibumoso na ventricle y'iburyo, cyangwa se atria y'ibumoso na atria y'iburyo. Ibi bisobanuye ko amaraso arimo oxygen, amaraso asukuye, bibaho ko ahura n'amaraso atarimo oxygen, amaraso yanduye. Ibi byitwa septal defect, amaraso yanduye yivanga n'amaraso asukuye. Igihe amaraso atagera neza cyangwa atahagera na gato mu byumba bitandukanye by'umutima bizwi nka obstruction defect. Izi si zo ndwara zonyine mvukanwa z'umutima, hari n'izindi. Kuri iyi ndwara ya mbere, congenital heart disease, tubonye ko iterwa no kwivanga kw'amaraso yanduye n'asukuye, ndetse n'igihe amaraso atagera neza cyangwa atagera na gato mu byumba bitandukanye by'umutima. Mu bwoko butandukanye bw'indwara z'umutima, iya kabiri ni heart failure. Umutima udakora neza bibaho igihe umutima utakibasha kugeza amaraso uko bikwiye mu bice bitandukanye by'umubiri, ahanini kubera gucika intege no gutera amaraso make. Iyi ndwara ishobora kwibasira igice cy'ibumoso cyangwa icy'iburyo, gusa ni gake byose bishobora kwibasirwa. Indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, high blood pressure, kimwe n'izibasira imijyana, coronary artery disease, nibyo bitera iki kibazo. Impamvu ni uko izi ndwara zimara igihe kinini niko zica intege cyane umutima, bityo bikaba byatuma utageza amaraso mu mubiri hose. Kuri iyi ndwara ya kabiri, heart failure, tubonye ko iterwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso n'ibibazo by'imijyana. Mu bwoko butandukanye bw'indwara z'umutima, iya gatatu
ni coronary artery disease. Umutima ugaburirwa n'udutsi duto twitwa coronary arteries. Imijyana y'umutima, utu dutsi nitwo tunyuramo amaraso arimo ibitunga umubiri n'umwuka mwiza wa oxygen. Utu dutsi dushobora kwangizwa n'ibintu bikomeye bishobora kujya mu miyoboro yatwo, ahanini ibirimo cholesterol. Iyo ibi bimaze kuba byinshi muri utwo dutsi, bitera umutima kubona ibiwutunga bike ndetse n'umwuka udahagije, bityo ntushobore gukora neza. Kuri indwara ya gatatu, coronary artery disease, tubonye ko iterwa no kwangirika k'udutsi duto tunyuramo amaraso. Mu bwoko butandukanye bw'indwara z'umutima, iya kane ni arrhythmia. Arrhythmia ni igihe umutima utera ku rugero rudasanzwe. Mu buryo butandukanye uko umutima utera birahinduka, harimo tachycardia. Aha ni igihe umutima utera cyane bidasanzwe ku buryo utera inshuro zirenze 1000 mu munota umwe. Mu buryo butandukanye uko umutima utera bihinduka, harimo bradycardia. Aha ni igihe umutima utera gake cyane, aha uba utera inshuro ziri hasi ya 60 mu munota. Mu buryo butandukanye uko umutima utera bihinduka, harimo fibrillation, mu gihe umutima utera uko ubishaka. Aha utera bitari ku murongo usanzwe, irregular heartbeat. Umutima gutera bidasanzwe bikunze kubaho nko mu gihe ugize ubwoba cyangwa wiruka. Azirikana ko mu gihe iyo bikubaho kenshi nta kintu ukoze, biba byerekana ko umutima wangiritse cyangwa se wacitse intege, bityo uba ugomba kujya kwa muganga. Iyi ndwara ya kane, arrhythmia, ishobora no kwica, bityo tubonye ko iterwa n'imihindagurikire mu gutera k'umutima. Mu bwoko butandukanye bw'indwara z'umutima, iya gatandatu ni stroke. Iyi ndwara irangwa no gucika cyangwa se kwifunga k'udutsi tugaburira ubwonko amaraso, ahanini bitewe n'ikiba cyitambitse muri utu dutsi, blood clot. Mu gihe kamwe muri utu dutsi tugaburira ubwonko kangiritse cyangwa gacitse, nibyo bitera stroke. Iyo amaraso agana mu bwonko agabanutse, tumwe mu duce tw'ubwonko dutangira gupfa. Ibi bishobora gutera gutakaza bimwe mu bigengwa n'ubwonko, nko kuvuga cyangwa kugenda. Stroke nazo ubwazo zirimo ibice bitandukanye, urugero yitwa ischemic stroke. Iyi irangwa no guturika k'udutsi dutwara amaraso ku bwonko, nk'uko tumaze kubigarukaho. Ku rundi ruhande hari ni stroke yitwa hemorrhagic stroke. Igihe bahigiye udutsi duturitse mu bwonko, ibi hanini biterwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso uba udacungwa neza. Zirikana ko imwe mu ngaruka zikomeye za stroke ni uko uturemangingo tw'ubwonko twangiritse tutajya tubasha kongera gukora. Mu bwoko butandukanye bw'indwara z'umutima, iya gatandatu ni heart attack. Iyi ndwara izwi kandi nka myocardial infarction cyangwa cardiac infarction. Ibi bibaho mu gihe habayeho kwipfundika kw'amaraso agana ku mutima cyangwa kimwe mu bice byawo, bitewe n'ibintu byitambika mu mijyana, blood clot. Iyo iki kintu clot kitambitse gihagaritse twa dutsi gutwara amaraso burundu, cya gice cy'umutima cyari gikeneye amaraso gitangira gupfa. Heart attack irangwa hanini no kuribwa mu gituza cyangwa ukumva haremereye cyane. Ahanini ibi bibaho umuntu ari kuruhuka yicaye cyangwa aryamye. Imiti uhabwa na muganga ni ukugira ibyo uhindura mu mibereho yawe ya buri munsi, bishobora gutuma ubaho neza, kabone n'ubwo hari agace k'umutima kaba kangiritse. Izi ni zimwe mu ndwara z'umutima zibasira benshi, gusa ntituzivuze zose, bityo mu kiganiro gikurikira tuzaganira ku bimenyetso uzabona ukihutira kujya kwipimisha indwara z'umutima. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho.
dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.